Guys, hanga ngiye kwereka uko wasiba video kuri TikTok yawe. Video wapostinze kuri TikTok, hanga ngiye kwereka uko wayisiba. Ndabikwereka step by step. Cyo usabwa no kureba video kujya ku musozo kugira ngo ubone uburyo bikorwa. Biroroshye cyane. Soka tutangire tudatinze, urajya kuri TikTok yawe. Tujya kuri TikTok yacu account turebe, turayikandaho. None turebe tujye kureba uburyo twasiba video yacu twapostinze. Muri izi twapostinze ushakamo uburyo twasiba video imwe. Niba ugiye gukora subscribe nubona iyi video igufashije, nugira n'ikindi kibazo umbwira muri comment ndagufasha. I TikTok yacu nagenda following ni ibikomenti following tkuza followers 10,000. So kankanda kuri video tugiye gusiba wirebe ni video ngiye guhitamo tugiye gusiba. So ukimara kuyikandaho urahita ureba ahangaha kuri buno budomo butatu uri hano mu nguni urabukandaho. Ukimara kubukandaho yahita ureba ahangaha scrolling uzana muri buno buryo. Gutyo ura scrolling amene gutya uhite ubona ahangaha hari handitse delete. Hanga ukimara kuhakanda video yawe itivaho neza burundu ujyo usubiye utayibona. So nawe bigerageze nimba ari video ushaka gusiba ubikora uko nabikweretse video itivaho. Nusanga bikora ituze ukanda subscribe na like, mbwira ikintu nazafasha muri video ikurikira.